ahari urukundo haba imbabazi, ahari urukundo haba amahoro, ahari urukundo haba ubumwe, ahari urukundo haba ubwumvikane. Rero ibyo byose iyo byaba urukundo iyo rutakiri mu bashakanye ni ukuvuga ngo n'ibyo byose birabura. Ashimwe cyane, turabashuje mu izina rya Yesu. Turagarutse mu kiganiro Umugore Arabagirana, muri kumwe na Sharoni nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero tumaze igihe tutaboneka hano imbere ya kamera, ni ku mpamvu nyinshi zitandukanye, ariko twari tubakumbuye abakunzi bacu, mwagiye mutwandikira inbox yuko mudukumbuye, turabibona, niyo mpamvu natwe tugarutse. Murabizi rero najyaga mbana na nshuti Diane, ariko uyu munsi Diane ntabwo yabashije kuboneka kubw'impamvu nyinshi, gusa ntabwo mumubuze burundu rwose muzamubona. Turi kumwe rero n'umutumirwa, ntabwo ndi kuri kamera njyenyine, uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, mudamu mubona hano kuri kamera mwiza cyane, utari mu myaka yacu. Turamwakiriye, reka abibwire. Murakoze, ndabashimiye cyane kunyakira, Imana ibahe umugisha. Nitwa Mutamuriza Delphine, ndi umushumba w'itorero Abigishwa ba Kristo. Isigaye Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane mame wacu Delphine, Imana imuhereze umugisha mwinshi. Hanyuma rero nk'uko mubizi, dutangira ikiganiro cyacu twabanje gusenga tukiyambaza Imana. Hagati aho ngaho nubwo mumubona hano kuri kamera, nubwo ababwira amazina ye, ariko ni umushumba. Reka adufashe muri iri sengesho kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ese aguhe umugisha. Amina. Murakoze. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye yuko uri Imana igira neza, tugushimiye yuko waturinze abanye natwe kugira ngo tube turi aha ngaha n'ubuntu bwawe, nuko tugihumeka umwuka w'abazima. Turabigushimiye kubw'uburinzi bwawe. Rero turagushimye, ukomeze ubane natwe muri aka kanya kose kagiye gutambuka, ubane natwe Uwiteka, uturinde imigambi yose y'umubi, ubwiza bwawe ukomeze kutubaho, kandi nawe duteze amatwi, ni ukuri ijambo ryawe ribagereho kandi ribashe guhindura imitima yabo. Leta bigusabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Yesu aguhereza umugisha. Bakunzi bacu rero, nk'uko mumenyereye mu kiganiro Umugore Arabagirana, tuvuga ku bintu bigize ingo, cyane cyane tukibanda ku mwari n'umutegarugori, ku muryango. Hanyuma rero uyu munsi nabazaniye umuntu noneho mukuru. Ndatekereza abantu bajyaga batwandikira inbox, muzadutumirira umuntu. Umva, wemerewe kwandika muri comment ukabaza buri kibazo cyose ushaka, nawe ndabizi neza yuko yiteguye kugisubiza. Mu minsi yashize hari ikiganiro twigize dukoraho, mugenda mwandika comments mutubaza, abandi baduhamagara inbox, tubabwira yuko tuzabazanira nibura umuntu ufite experience, ufite imyaka myinshi muri uru rugendo rwo kubaka, rwo kugira urugo, akagira umuryango. Niyo mpamvu rero uyu munsi twamutumiye. Ubushize twigize gukora ku kiganiro tuvuga ku kintu gitera divorce mu ngo, ikintu gitumye divorce yugarije isi, yugarije umuryango. Tugenda tuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Navuze nk'uko nshoboye, Diana avuga nk'uko ashoboye, ariko uyu munsi noneho twabazaniye umuntu ufite experience muri ibi bintu turimo, uru rugendo rwo kubaka urugo, ukagira umuryango ubitinzemo. None ndagira ngo ube open tuganire n'aba bakunzi. Ese wowe ubona divorce nangwa gutandukanya kw'abashakanye, yewe hakaba hariho n'abatandukana batanamaze imyaka myinshi, hakaba hariho n'abagera mu rugo bagahita ku kanya batandukana, ubona ibi bintu biterwa n'iki? Maze uze no kugerageza ubihuze n'ijambo ry'Imana, ubihuze n'ubumana, cyane cyane kuri umushumba. Murakoze cyane. Ndabashimiye kunyakira. Ibyo mwari mumbajije nanjye reka mbasubize. Igitera divorce mu ngo, mu muryango, mu bashakanye, ntabwo mbifitemo uburambe cyane, kuko igihe cyose umuntu aba yiga. Nubwo ngana ariko ndakiga, maze imyaka myinshi nubatse irengamo 22, ndumva ari 22 nubatse, ariko na n'ubu ndakiga nanjye. Ndakiga, ariko ikintu cya mbere burya kugira ngo mujye gushwana ntimwumvikane, ntabwo twareba ku muntu umwe, ni abantu babiri, ko ari babiri babana mu nzu. Umwe ikibazo gishobora kumuturukaho,
cyangwa yaba ari ku mugabo kikamuturukaho cyangwa se kigaturuka ku mudamu. Bajya bavuga ngo nukoma urusyo ukome n'ingasire, niko najyaga numva, kuko niba muri babiri, muri mwebwe babiri byanze bikunze hari icyo kibazo, hari uwo cyaturutseho cya divorce. Ariko mu bintu mba mbona bituma divorce zibaho, icya mbere urukundo ruba rwakamye. Urukundo, Bibiliya iravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ahari urukundo haba imbabazi, ahari urukundo haba amahoro, ahari urukundo haba ubumwe, ahari urukundo haba ubwumvikane. Rero ibyo byose iyo byaba urukundo iyo rutakiri mu bashakanye, ni ukuvuga ngo n'ibyo byose birabura. Nta kwihanganira muba mugifitanye, mugenzi wawe yakosheje ntumwihanganira kubera nta rukundo ugifite muri wowe, yaba ari ku mudamu cyangwa se ku mupapa. Hagati aho muri babiri nyine bajya bavuga ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Nakuze ibyo bintu abantu babivuga, kandi na Bibiliya irabivuga ngo iyo abantu bagiye kuburana ari babiri, iyo ari babiri bagiye kuburana mu rubanza, uvuze bwa mbere wumva ko ari we warenganye. Na Bibiliya irabivuga kugira ngo niwe uri mukuri. Noneho undi yavuga ukumva nyine ubuze uko ubigenza. Ariko ni nk'iyo umuntu yari kukubwira undi mugenzi wawe avuga amakosa ye, uba wumva yuko ko ari we muzima. Ariko wajya kureba bicaye hamwe babisubiranamo, nyine nibwo wumva ikibazo aho kiri, cyangwa ugasanga wakubwiye ngo ararengana ugasanga niwe urenganya. Ariko rero reka tugaruke gatoya ku kintu gituma abantu bashakanye batumvikana, ni urukundo ruba rwakonje. Nk'uko nabivuze, ahari urukundo haba imbabazi, ahari urukundo haba ubwumvikane. Wari mugenzi wawe ukumva uramukunze, ariko iyo urukundo rwakamutse muri wowe rutakirimo, mugenzi wawe iyo umurebye nta gaciro umuha. Iyo urebye mugenzi wawe umubonamo ikindi kintu. Ariko hagati aho nkibaza nanjye ngo urukundo rwakamutse cyangwa rwashize rute? Byanze bikunze nubwo rwashize, ariko hari impamvu nyamukuru yatumye urwo rukundo rushira. Nkavuga se urwo rukundo rwashize rute mu muntu, mu papa, rwashize rute mu mubyeyi w'umumama? Iyo urebye usanga hari byinshi byatuma urwo rukundo rushira. Byanze bikunze hari ahandi ruba ruri. Niba rwarashize hari ahandi ruri, hari uwundi yarushyizeho. Ntabwo ikintu burya gipfa kuza gutyo ngo kibe gusa nta mpamvu. Umubyeyi w'umugabo ashobora kubona hari undi yashyizeho urukundo. Murabizi ibintu bibera muri iyi si, ukaba wabona undi mukobwa, ukaba wabona undi mudamu, warangiza ukamurutisha umugore wawe. Icyo gihe urukundo ruragenda, icyo gihe urukundo rurashira, urushyira kuri wa wundi, niho mutangira kutumvikana. Bishobora kuba ku mugabo cyangwa bikaba ku mugore, bose biraba. Hari divorce ziterwa n'abadamu, hari ziterwa n'abapapa. Ni ukuri ibi bintu by'ingo Imana igifasha abantu. Noneho icyo gihe iyo ufite urukundo rwawe aho warushyize, ushobora kuba bubatse ibi ngibi ni umuryango wa Gikristo tuba tuvuga cyane kubemera Imana, bayoborwa n'Imana, bayoborwa na Mwuka Wera. Ariko nanone kandi n'abadakijijwe hari igihe ashobora kugenda akigira mu nzoga ze, akibera iyo ngiye yinywera, akibagirwa urugo, kandi urukundo rwararuhaye icupa. Atari ukuvuga ngo hari undi muntu warugiyemo, warwinjiyemo, hari uwo yaruhaye, ariko yararuhaye icupa. Narwo icyo gihe urukundo rwaraho ruri, ngaho rusa naho. Ubwo iyo ari aho ngaho aba yisanishije n'ibyo. Umudamu rero ugasanga agahinda kamwishe, umugabo agataha cyangwa ntatahe, kandi mu by'ukuri ashobora no kuba nta naho yagiye, yibere mu kabari. Ariko ntabwo ibyo ngibyo byubaka urugo. Nabyo bashobora kubipfa bakabishwanira, udashoboye kwihangana. Ariko ndavuga ngo mugire urukundo kandi mugirane umwanya wo kuganira. Burya iyo abantu badahura ngo baganire, urukundo ruragenda, rurakama. Niba utazi icyo nshaka, simenye icyo ushaka, simenye icyo ukunda, ntumenye icyo nkunda, icyo gihe mu by'ukuri mubana mu nzu imwe. Mu by'ukuri hari urukundo uba umfitiye. Niba mubana muri babiri mu nzu mwarashakanye, mugomba kumenyana. Ukamenya ngo se
umugabo wanjye akunda iki, umugabo atese umugore wanjye akunda iki, mukamenyana ukamenya icyo akunda, ukamenya icyo wanga, kandi icyo akunda ukakizirikana kugikora, icyo yanga ukagerageza kukireka. Kenshi hari igihe abantu batumvikana, ugasanga umwe ni intagondwa, ntabwo aca bugufi, ntiyumva. Iyo mwabaye babiri muba mwabaye umwe, ntabwo muba mukiri babiri, ntabwo muba mwabaye umwe, n'ijambo ry'Imana niko rivuga. Ugomba rero nk'uko wakwinosha ukumva urababaye na mugenzi wawe, ujye umenya yuko niba hari icyo umukoreye ababaye, yumve ko ari urugingo rwawe ubabaje. Ikindi, kudaha agaciro umuntu, kudaha agaciro, ngo umuhe agaciro mu rugo, umudamu umuha agaciro, n'umudamu aha agaciro umutware we. Icyo gihe Imana ibana namwe kandi ikabafasha muri byose, kuko Imana cyane ku basenga, Imana niyo, iyo usenze Imana irubaka. Niba ari umugabo afite imyitwarire itari myiza, ugasenga Imana ijya imuhindura. Ni ukuri ibintu biba mu ngo ni byinshi, ariko ikintu cy'ingenzi ni urukundo. Iyo ukunda mugenzi wawe ntabwo uba wumva utamuhemukira, uba wumva nta kintu wamugomwa, uba wumva utamugirira nabi. Niho rero usanga urukundo rwarakamutse mu bantu, barabaye nk'ibisimba. Icyakora ikintu navuga cyo mu bashakanye, kuganira cyane, kuganira hari ubundi bumwe buzamo, kuganira hari urukundo ruriyongera. Kuganira mugenzi wawe ukamumenya, kuko iyo uzi umuntu umurinda icyamubabaza, kuko uba ugisobanukiwe, uzi ahangaha arababara, umugabo wanjye ntakunda kuko ntaha ijoro, ukabimenya. Ukamenya ngo akunda ibi, akunda iki, byaba ari ibyo kurya, byaba ari imyitwarire muri rusange. Ashobora no kukubuza umwenda kubera umwubashye kandi umukunda, yakubwira ati ariko uyu mwenda rero mba mbona utakubereye, wambara umwenda mugufi cyangwa se wambara birebire, none rero uyu mwenda uzawureke. Iyo mukundanye urawureka, ukavuga ati rero ikintu cyamubabaza rwose ndakireka, sinagikora. Ikintu rero cyo mu bashakanye, kuganira cyane. Uretse no mu bashakanye, burya umuntu aba inshuti yawe kuko mubonana mukaganira. Ntabwo umuntu mutabonana ngo muganire abe inshuti yawe, kuko aba ari hirya. Burya n'inshuti zirimo kategori. Niyo mubana mu nzu mwakabaye muba inshuti cyane 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 cyane. Mugenzi wawe yababara nawe ukababara, yarwara ukumva ari we warwaye, ariko hari igihe arwara ukavuga ngo niyumve. Kubera iki? Nta rukundo mufitanye, nta bumwe mufitanye, ngo niyumve, ngo nawe se yarwara. Kandi ubwo ngo ni umugore n'umugabo, akamwishima hejuru, ibyago byamubaho akavuga ati niyumve. Ni ukuri ibyo bintu rero ntabwo biba bikwiriye. Naho hantu divorce, niyumve, nawe se byamubaho, mugasa nk'abahimana kandi mubana, mwarabyaranye, mufite abana. Ni ukuri mwicara ku meza amwe mugasangira. Harimo iyo byagenze gutya, harimo n'ababa batagisangira, batakirara no mu buriri bumwe, baratandukanye. Ariko ni ukuri njyewe mba numva Bibiliya iravuga ngo urugo ni ijuru rito. Wa muntu we usenga wa mukristo we, ndavuga cyane ku muryango wa gikristo, abantu batumvikana, usenga, umugabo asenga, umugore asenga, kandi mugasanga ntabwo muhuje, ntabwo mwumvikana mu rugo, ntabwo nzi ijuru muzajyamo. Ijuru tuzajyamo ntabwo ndizi, kuko ijuru tujyamo ni iry'amahoro. Ijuru tujyamo ni iry'ubumwe, ni ubwumvikane, ni ukoroherana, ni imbabazi. Rero ntabwo nzi abantu babana mu nzu imwe bahanganye kandi ngo bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ugasanga barahanganye, bameze nk'abantu batazi Imana.
icyo kintu mujye mugitekerezaho abantu basenga, abantu bitwa ngo bakiriye Yesu n'umukiza. Aho Yesu ari nta muvurungano uhaba, aho Yesu ari nta ntambara zibamo, aho Yesu ari nta nzangano, nta muvurungano. Aho Yesu ari haba amahoro gusa. Rero haba amahoro. Ndifuriza abantu basenga bose, ndifuriza abantu bose bakiriye Yesu n'umwami n'umukiza kugira umuryango ukomeye, kandi nabo bagakomera bakazasazana imvi zikabura uruyenzi bagikundanye. Nta kintu kiba kiza nk'urukundo, nk'abantu bumvikana, nk'abantu bakundanye bari mu rugo. Ni ukuri niyo mwamushaje mugira ngo nejo bundi mubanye. kubera urukundo bihora ari rushya. Ni ukuri mana yanjye, bihora ari rushya. Niyo mwamufite imyaka 70 ingahe, niyo mwamufite 100, mwagira ngo nibwo mugishakana. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, niko Bibiliya yavuze. Ngo niyo wahanura ukavuga indimi z'abamarayika ariko nta rukundo ntacyo biba bimaze. Divorce rero burya hari ikintu kibuka kugira ngo nakantu gatoya ariko kikabyara ikintu kinini. Burya byahereye ku kantu gato. Icyambere kubana mu nzu muri babiri, ikintu cyo kutabwizanya ukuri. Cyane abagabo Imana nabatware ni imitwe rwose pe. Umugabo mukaba mubana mu nzu akaba afite konte utanazi cyane, kandi ngura umugore we ntumenye ibye, ukabona aguhereza, ntumenye gahunda yapanga ikindi kintu, kuticara ngo muganire muvuge ku iterambere ry'urugo, muganire ngo ese ni igiki cyakorwa. Ukabona umuntu arabikora gusa, niba ari icyo kibanza bakigura atakubwiye, rimwe na rimwe akubwira, mbese ntakubwire ibintu afite ngo mujye inama, ukabona akora ibintu gusa. Icyo gihe rwose birababaza, akongeraho ibindi bintu, ejo bikaba 3, ejo bundi bikaba 4, noneho agatangira no kubigurisha, ntakubwire ukuva ngo yagurishije, akakubwira ati wowe gusa sinya nagurishije. Niba mwarasezeranye ntuzi ibyo agurishije aho bijyanye, ngo ni ibyanjye ntabwo ari ibyawe, ntabyo wazanye, gatangira kugucyurira. Urumva urukundo ruba rwaragiye kera. Burya kugira ngo ibintu binini bibe nuko hari utuntu tuba twarabanje gucaho dutoya, noneho nimwamenya ko mwatewe. Icyambere cyo uzi kwinjira mu nzu ukahita wigendera ntumenye ngo umudamu arahari cyangwa ntahari. Yaba hari yaba adahari byo nta nicyo bikubwiye. Icyo uburyo uba wararwaye. Umuntu atangira kurwara buhoro, umuntu atangira kurwara buhoro, burya ujya kwa muganga warembye bigakurizamo no gupfa. Iyo utuntu twaje buhoro bigenda bikura, nibwo hatangira kuba divorce. Burya divorce nubwo twumva ngo divorce yabaye ntabwo ari yako kanya, hari igihe haba hamazemo imyaka n'icumi. Burya hari ibintu mwadivorishije mu mitima yanyu, noneho bikaza kuba nyuma abantu bakabibona ubwo ngubwo mugiye mu rukiko. Ariko buriya biba byarabaye mbere. Yego, akantu kakaba ukabika, undi kakaba akabika, noneho bikageza igihe umuntu atagishoboye kwihanganira mugenzi we, avuga ati ntabwo ibintu yankoreye ni bibi, ntabwo nishoboye kwihanganira kubana nawe, sinshaka mbese no kubana nawe, nubwo turi kumwe ariko nta rukundo rwaragiye. Ukumva umuntu arakubwira ati nta rukundo mufitiye kandi babana mu nzu. Bibaho cyane nkatwe b'abashumba. Hari igihe umuntu aza ngo umusengere akakubwira ati rwose nubwo tubana bitewe n'ikintu n'ibintu ankorera, mba numva nashaka kubana nawe rwose, nuko bagira ngo nirerere abana bakabana, umwe afite tagati yo kurera abana, umugore muri urwo rumva hari yaragiye muri make, ari umurizo w'abana.
ikindi kudaha agaciro, ntaha agaciro umudamu we yashatse. Iyo urukundo rwagiye ibintu ni bibiri, iyo mwashakanye udafite icyo mushakaho ari urukundo gusa rurimuka, kandi kwimuka kuba rwagiye rushobora no kugenda nta n'abagore yagiyemo burya kubera satani rwose, nta n'abo bagore yagiyemo. Yewe mbese satani agira inzira nyinshi acamo, gusa akabateza kudahuza, satani akabateza kutumvikana cyane. Umugabo ntazigere yumva inama z'umugore we, yavuga ati mva nawe uravuze, gusa uvuze iki, gusa wowe ugira ubwenge. Noneho icyo gihe niyo afite ikintu, iyo afite icyifuzo cyangwa ikintu ashaka gukora, ntabwo akugisha inama. Aravuga ngo ubundi se nakugisha inama, wowe ufite ubwenge. Ufite ubuhe bwenge? Ntabwo wowe ibyo umubwira biba bikimunyura. Ntabwo biba bikimunyura. Ntabwo n'inama zawe kizikeneye. None ubwo urumva hari urukundo rero ruhari, nta gaciro aguha. Nawe wareba ukavuga ati se ubundi ni iki mbeshejweho hano? Umuntu waranjomba ibikwasi, umuntu uko duhuye anjomba igikwasi, ambwira nabi, nta kintu kizima kimbamo. Ababona yuko nta kintu wateka, ntanezererwe nuko wamutekeye, kandi wikokoye ntako utagize, ariko ntabibone, ntabihe n'agaciro, ntanabyiteho, kubera ko nta rukundo. Urukundo ruhebuje byose kuri ingenzi. Rero divorce ni ukwiza, ihera buhoro, uri bize, utaha ntuvuge, mu gitondo ukabyuka ukagenda, ejo ukagaruka urakaye, mukajya ku meza ntuvuge. Burya ahantu iyo abantu baganira ntukawera abana nabo. Uzi ko ushobora gukosereza mugenzi wawe akarakara, ariko kubera Imana ihari akakubwira ati ariko sheri wambabaje, ni ukuri biriya bintu wambwiye nababaje, kubera mwaganiriye. Mwuka wera akagusanga, akakwemeza icyaha, akakwemeza icyaha cyawe, kuko niwo mumaro wa mwuka wera. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ndagiye, ngo icyaba cyiza nuko nagenda, ngo kuko ningenda ngo nzaboherereza umufasha uzabafasha ibihe byose, muzagumana nawe, ngo ariko kandi nanaza azemeza y'isi ibyaha byabo. Rero mwuka wera ni umufasha, ni umujyanama, ni utwemeza iby'ibyaha byacu. Yego, rero umwuka wera yakugezemo akwemeza icyaha wakoze. Niba umwuka wera ari muri mwe, nawe ukavuga ati ni ukuri mbabarire, ntabwo turabere, ntabwo ngo turi abamarayika tudacumura. Ukuri umuntu aracumura, niyo mpamvu imbabazi zigomba kubaho, kubabarira kugomba kubaho. Kubera iki? Buri muntu wese aracumura, nta mwere pe, ahubwo ikintu kidufasha ni imbabazi, gusabana imbabazi kandi tukazihabwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimutababarirana ngo na so mu ijuru ntazabababarira. Ni ukuri nimutababarirana, nitutababarirana, kuko mu ijuru nta nzangano zizabayo, kuko ibyo dukorera mu ijuru hano ku isi ibyo tuzimukana uvuye muri uyu mubiri ugiye. Ibyo wakoze ukihumeka umwuka w'abazima nibyo uzanahemberwa ugeze mu ijuru. Niyo mpamvu imbabazi zigomba kubaho, tukababarirana, nkamenya ko gukosa uwakosheje wasaba imbabazi, ariko kandi ntabwo wababarira umuntu utagusabye imbabazi. Ntabwo wavuga ngo ndakubabariye, ntabwo uzi ibyo yagize. Umuntu ubwe ushobora kuvuga ndakubabariye ntabiha agaciro, kubera nubwo umubabare ntazi icyo yakoze. Agomba kumenya ko yakosheje agasaba imbabazi, nawe utanga imbabazi ukazimuha kandi uzikuye ku mutima. Niba tusenga, niba dukijijwe, tugomba gukora nk'abajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tugomba gukora nk'abajya gucirwa urubanza. Ni ukuri turakora nk'abajya gucirwa urubanza. Ntuzemere yuko Satani hari ibintu atindika muri wowe, ntuzemere Satani ko hari ibintu ugenda kubikamo, kuko icyo gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'igihe cyo kugendererwamo. Uyu munsi ushobora kuba uri mu mubiri, none ejo ukawukurwamo. Noneho ibyo ngibyo wabitse muri wowe se nukurwa mu mubiri ukibifite, urabona ubugingo uzabukura he kandi warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Gusa njyewe icyo mbona ni ubwumvikane, kubwizanya ukuri, kuganira na mugenzi wawe, guha agaciro mugenzi wawe, ukamwubaha, kuko biragoye kubaha umuntu utakubaha, biranagoye guha agaciro umuntu utakaguha. Ni imbaraga z'Imana, ntabwo byoroshye, kubera ko
umuntu utakubashye burya nawe kumwubaha biragoye ushobora kumwubaha ariko byo kwiyerurutsa ushobora ntabwo nabyita ni ukwiyoberanya sinavuga ngo koko ni ukumwubaha uriyoberanya ukamwereka ko umwubashye ariko mu by'ukuri utamwubashye ariko uzi umuntu uguhozaho inkeke mu gitondo na nimugoroba utaguha agaciro nawe icyo gihe agaciro amuhaga wumva kagenda kakuvamo niyo mpamvu kubahana mwari mufite mugitangira kubana bigenda bishira kubera umwe ibyo akorera mugenzi we bikagenda bishira kwa kumwubaha kugashira kwa kumva mufite urukundo nawe bikagukamamo kubera ibyo agukorera rero ugasanga bamwe bicanye cyangwa ugasanga ubwo divorce zibayeho ariko haba habayemo hagati aho utuntu n'utundi cyangwa se mugenzi wawe umugabo yaravuga ukamwubaha ukamutinya noneho kubera ibintu agukorera yavuga nawe ukavuga ukamusubiza kubera nta rukundo rurimo akavuga ati rero yarambonye yaranyifatiye ahasiga nanjye nzajya mubwiza ukuri musubiza kandi imbere mukibanye neza ntabwo yagusubizaga kubera aho urukundo ruri nta makimbirane haba aho urukundo ruba ruri nta ntonganya zihaba noneho ubwo urukundo rutakirimo niho hatangiye kugaragara ibyo byose kubera iyo urukundo rwashize mu muntu ntabwo ubaha mugenzi wawe nta n'agaciro umuha muri make divorce ikagenda iba gutyo ushoboye kubyihanganira akabyihanganira akavuga ati reka nze nambire abana banjye n'ubundi se ndata abana banjye cyangwa ndagenda bandagare reka mbigumemo nta kundi akaba mu rugo ari nta kundi ari ukwihambira mu by'ukuri abashakanye barabizi kandi abantu tuba tubwira barabizi ariko icyo navuga cyane ikibabaje cyane ngewe n'ikintu kintera agahinda cyane kurusha ibindi ni abantu bitwa ngo bazi Imana aho ngaho birambabaza cyane iyo bitwa ngo ni abantu bazi Imana basenga kandi ugasanga ibintu byose amakimbirane intonganya biri muri kandi wajya kureba nanone ugasanga hari n'abadasenga ariko bumvikana cyane pe barakundana bakarenda basazana ariko twebwe twitwa ngo tuzi ijambo ry'Imana n'ikimana ibivugaho n'ibyo yanga ugasanga ntabwo tubyubahiriza abantu bose basenga abantu bakijijwe ingo zubaha Imana ku magambo atari mu bikorwa abantu b'Imana abantu babana bitwa ngo barubaha ni ukwitwa ngo bubaha Imana ariko nyamara mu by'ukuri ububaha Imana kuri by'Imana ishaka niba uri Imana sinzi ko washobora no guha Imana agaciro udaha agaciro abubona rero mugenzi wawe ujye umubona mu Imana kuko Imana ntabwo wayikorera ikibi ntabwo wayihemukira mugenzi wawe muri kumwe kuko dukorera Imana dukorerana niba mugenzi wawe ukaba utakimukorera ibyo agomba menya ngo wanze Imana kuko Imana iri muri uwo nguwo cyane yuko n'imirimo dukora mu isi tuzahemberwa turayikorerana rero ijambo narifite ni iryo rijyanye no kwigishanya no guhugurana uko twagenda muri ubu buzima kandi tukabana na bagenzi bacu neza bisigaye Imana iduhana umugisha Imana guhereza umugisha utubwiye amagambo menshi kandi meza cyane ugitangira kuvuga hari akantu numvishe numva wa mugani abantu bafite experience hari ibintu baba baturusha watangiye uvuga ku kintu cy'urukundo nkumva urukundo nyine ibintu sobanura nibyo nkumva ndabikunze ariko hari aho waje gushyikura avuga uti hari igihe umuntu urukundo aba atararukuye ku mugabo cyangwa ku mugore we ngo arutware aruhereza undi ahubwo akagira ikindi kintu yimika aho ngaho niba ari akabari ugasanga niho urukundo rwe rwagiye niba ari imitungo ugasanga niho urukundo rwe rwagiye babana avuga ati isaha n'isaha tuzakora divorce kubera iriya nzu cyangwa tuzakora divorce kubera ari amafaranga ari kuri konti tugabane ugasanga urukundo rimwe na rimwe hariho igihe abantu baba yararwimiye ku muntu akarushyira noneho ku kintu runaka ako kantu kanyubatse kandi kantu bavuzeho ni akantu ko kuganira ariko kuganira wabihuje no kuvugisha ukuri nagukurikiranye cyane twicaranye hano nakomeje kugukurikirana cyane nsanga hari igihe koko abantu baganira bakerekana ndetse yuko bakundanye ariko ntihabemo ukuri kwa kuri ugasanga gusenya urugo gusenya umuryango ejo muradivorushije ikindi kintu wavuze nkagikunda naho wavuze ngo abantu bajya kudivorusa baradivorushije mu mitima baratandukanye kera koko nanjye naje kubitekerezaho nsanga niko bimeze nsanga wa mugani mu divorce nk'uyu mwaka mumaze imyaka 5 mu mitima yanyu neza mwaratandukanye
hanyuma wibanze ku miryango ya gikristo abantu bashingira ku bumana cyane duhuje kwemera, urangije uravuga ngo ntibakimure Yesu mu rugo rwabo, niwe uzabubakira. Imana iguhereza umugisha. Bakunzi bacu, comment zanyu rwose zirakenewe. Ufite icyo ashaka kubaza yakandika muri comment, azabasubiza, arahari. Twakwishimiye ikiganiro cy'uyu munsi, nagikunze cyane. Umutumirwa wacu Imana imuhereza umugisha. Dushoreje hano ikiganiro cyacu. Hanyuma iyo tugiye gusoza ikiganiro turongera tugasenga tukiragiza Imana. Twagize umugisha wo kubana na pastor n'umushumba. Reka nanone adusengere twiragiza Imana dusoza ikiganiro cyacu. Amen. Uwiteka Mana, turagushimye nanone tugarutse imbere y'amaso yawe. Ni ukuri, reka Uwiteka ibivugiwe aha hantu bihindura imitima ya benshi, kandi benshi Uwiteka biyinire, bisuzume. Mwuka wera abasange, Mwuka wera abayobore, abereke inzira, abereke icyo gukora, kandi imitima yabo ihinduke rwose. Kandi Uwiteka Imana, ni ukuri ukomeze ingo zigirire neza, zigira amahoro, zigubwe neza, kugira ngo n'umuryango ubone aho ukurira, abana babyaye babone urukundo rw'ababyeyi. Kuko Uwiteka iyo umubyeyi adafite urukundo ntaruha n'abana. Ndagushimye rero kandi ndaguhimbaje. Reka tugire imiryango myiza, kandi Uwiteka imiryango ikunda Imana. Turabigushimiye rero ko abanye natwe, tubigusabye twizeye mu izina ryawe. Amen.